Muraho neza, ikaze nongeye kuba ikaze kuri Fatherhood Music. Uyu nguyu ni Mishu, nizere ko mumeze neza, nizere ko mwishimye, munezerewe, nizere ko imipangu yanyu yose iri kugenda neza nkuko mwabipanze, kubera ko ibyo ngibyo nibyo mbifuriza. Uyu munsi rero nongeye kugaruka kugira ngo twongere nanone twigane hamwe, hagire ibyo twungukira hamwe, dufashanye gukura muri uyu murimo Imana yaduhamagariye wo kwiramya no kwihimbaza. Nizere ko iyi tutorial tugiye gukora irakunezeza kandi irakugira umumaro, iragufasha gukura. Uyu munsi rero nifuje kugira ngo tuze gusangira ibintu byibanze mu muziki bishobora kudufasha kugira ngo dukore umuziki neza kurusha uko wenda twari dusanzwe tukora. Ibi ngibi biraba ari incamake cyane ku bijyanye no kwandika umuziki, wenda nko mu manota, kwako ndabizi ko kwandika mu buryo busanzwe mukandika lyrics cyangwa se amagambo y'indirimbo ku rupapuro, byo ni ibintu bisanzwe musanzwe muzi. Ikindi wenda niba uri umunyamuziki, kwandika melody ni ibintu usanzwe uzi, ukicara aho ngaho ariho hari creative part cyangwa se ariho hari art. Icyo twita art y'umuziki nuko kurema ibintu, ukicara ugashaka melody nziza mu mutwe wawe ukayirema. Ariko nyuma yo kubona iyo melody n'ibiki, noneho hari na party iri scientifique wenda abantu batajyamo cyane, kandi nayo y'ingenzi cyane tuba tugomba kwitaho kugira ngo tuhuze iyo art na science kugira ngo tubone indirimbo yuzuye neza cyane, iri professional nkuko n'abandi bahanzi bakomeye bari professional babigenza. Uyu munsi rero ndabigisha ibintu biri basic, ibintu by'ingenzi bishobora kugufasha kugira ngo uhuze iyo party yawe iri artistic niyo party ya science yo muziki, kugira ngo ubashe kugira igihangano gikomeye cyane. Nizera ko ibi bintu muri buze kubinezerwa, kandi nizera ko biri bubafashe. Ntatinze cyane mu magambo, reka dutangire. Nkuko nabibabwiye rero, hano nabasharinze screen yanjye. Ahangaha hari agafoto, ndakeka muri kukareba. Akangaka ni agafoto ka piano isanzwe. Nkuko nabibabwiye, uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bibiri byibanze kandi bigufasha kugira ngo umuziki wawe unoze neza cyane kurushaho. Ikintu cya mbere, kuko nabibabwiye, tugiye kureba kuri art y'umuziki, ariko tunarebe no kuri science yawo. Ni ukuvuga ngo umuziki ikintu kiwugira art nta kindi, nuko ikintu cyose kiri artistic ni ikintu kigusaba kwicara ukavumbura ibintu mu mutwe wawe. Simvuze ko ari ukuvumbura gusa, kuko no muri science baravumbura, ariko ni ikintu kijyanye n'ubugeni nyine. Reka mbyite gutyo, ubugeni bwose biba bisaba ugende wicare, nurangiza ugira ibintu utekereza, ugira ibintu ukura mu mutwe wawe byihariye, noneho nurangiza ibyo bintu ubiha abantu mu buryo bifite umwimerere wawe. Reka mbyite gutyo. So ntago wenda ndi bujye muri detail cyane ya definition ya art cyangwa ibiki, ariko ndabizi ko mubizi ko umuziki ari art, ubarizwa muri kategori y'ibintu biri artistic. Ariko nanone umuziki n'ubundi ubarizwa n'ubundi muri science naho umuziki ubarizwamo. So wakwibaza ngo gute umuziki ufite ahantu henshi uhuriye na science, ku bijyanye n'amafrequency y'abantu bari kwiga frequencies, bari kwiga gravitation ya sound, bari kwiga ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye. Aho ngaho biba bijyanye na science cyane, cyangwa se uri kwiga ijwi ukuntu rikora, wiga anatomy, wiga vocal cords cyangwa se imitsi y'ijwi ukuntu ikorana, wenda niba navuga ngo nk'ibihaha cyangwa se ibihaha kubera umwuka, cyangwa se n'inda uri kumva kuri ufata umwuka ukawusohora, ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Ibyo ngibyo muri science wabyiga nko muri anatomy. Ni ukuvuga ngo umuziki ufite ahantu uri art, ariko ufite n'ahantu uri scientific. N'urugero nka piano kugira ngo ikorwa bigendeye kuri science.
kumva bagapima amafrequence yabyo n'ibiki byose kugira ngo ayo manota yose bayatuninge neza cyangwa se bayaregere neza muri frequence zikwiye kugira ngo ivuge uko ivuga. Ikindi umuntu wakoze piano yari science cyane kwa ko yari yitaye kuri ibyo bipimo byose bituma ari amanota akurikirana kuriya akanasona kuriya. Hari uburyo batuninga piano mu buryo busanzwe bitewe n'ukuntu yagiye yefodiwa, ariko nshaka kumvisha yuko abanyamuziki ntago kuva kera ntago bari art gusa babifataga nka art gusa, ubwo hari na science yabaga ibiri inyuma. Ariyo mpamvu ufata piano ugakina amakora 3 do mi sol bakakubwira ngo ayo manota iyo yafatanya rema major, hari science iri inyuma nyine bagiye ba develop. So ariyo mpamvu rero rimwe na rimwe gukoresha bino bikoresho gucuranga ukanaririmba rimwe na rimwe, niyo mpamvu hari ibyo ugomba kumenya ku bantu bagiye babikora kuri science iri inyuma yabyo, impamvu bikorwa gutyo bigufasha cyane gukura muri iyo micurangire yawe cyangwa se no mu miririmbire cyangwa se no guhanga udushya, kwako kugira ngo uhanga udushya burya nuko umenya ibyo abandi bahanze. So ntago wajya guhanga ikintu gishya ubyibura utanazi n'abandi ngo bahanze iki, ese ndahera he. N'urugero ntago waza uri umukanishi ngo upfe kuvuga ngo ngiye guhimba moteri, ngo mpimbye moteri kandi moteri isanzwe ihari, ubwo waba ubeshye kwako moteri n'ubundi isanzwe ihari. Nukuvuga ngo kugira ngo uhimbe ikindi kintu kirenze icyo ngicyo nuko uhera kuri izo moteri bakoze n'ibiki byose, wenda ukagenda uhimba n'ibindi by'idereve, mbese biri avance yabyo. N'urugero kugira ngo aka kanya wenda imodoka zikoresha umuriro zitangiye zize z'amashanyarazi musigaye mu byumva ko ziri kuza, n'ukubera ko hari umuntu wabanje guhimba amashanyarazi. Kumva nukuvuga ngo ufite ibintu heraho kugira ngo ugire ikindi kintu gishyashya uhimba. Iyo utazi ibyo abandi bahimbye rimwe na rimwe ushobora kwibeshya ukavuga ngo nahimbye kandi ibyo bintu wenda binasanzwe binahari, ugasanga utaye umwanya wawe kandi wakagombye kuba warize ibyo bintu ahubwo ugashaka ibindi byisumbuyeho. So nshaka kubabwira kugira ngo umuziki mbabwire ko so gupfa kubyuka gusa ngo uhite uririmba cyangwa se upfe kubyuka gusa uhite ucuranga cyangwa se nta kibazo nunabyiga wige bya bindi bihari ubizereremo cyane, ariko nawe kugira ngo bigufashe kwavansa no kumenya uburyo ushobora guhimba ibintu byawe. So ahangaha rero hari amateori menshi cyane ntago nayajyamo, nababwiye ngo uyu munsi nshaka kubigisha ibintu biri basic, ariko nari mbanje ako kantu kugira ngo mwumve ko ni ingenzi kwiga na science yo muziki kugira ngo umenye ibihari, umenye n'uburyo ushobora gucreating ibintu byawe bishyashya, cyangwa se umenye ngo ibihari ni ibihe nabyifashisha gute kugira ngo ndeme indirimbo yanjye, nkore ibintu byiza biri kuri standard y'abandi banyamuziki bakomeye bari for yaba muri art no muri science yo muziki. So hano rero kuri screen yanjye nkuko mubibona mfite akanaga piano. Abantu bazi piano ubwo bo wenda ibi aka gapati ntago turi bugatindeho cyane, ariko ku bantu batazi piano nubwo ibona ari ndende, ariko buriya n'utu tuntu tungahe gusa, harimo utu tw'umweru 3 n'utu tundi tune tw'umweru, ubwo twose hamwe tukaba turindwa ariyo ya manota 7 dukunze kuvuga ngo do re mi fa sol la ti. Aya ngaya ni ukuvuga ngo akangaka niko kagenda kikuba, niyo mpamvu tuvuga do re mi, kavuga ngo do re mi fa sol la ti do, noneho do yindi ubwo ni yingi yongera kuzano, ubwo dite tubyita gutangira indi octave. No kuvuga ngo piano ibifite ama octave atandukanye, ibifite 7 cyangwa se ifite 6 cyangwa bitewe na 3 muri studio arizo tugira. No kuvuga ngo piano nakangaka konyine bagenda bakuba bakagashyira mu octave. Niyo mpamvu uhera kuri do yo hasi yo muri base, ugafata octave irimo hagati, ugafata iyo hejuru, ukagenda uzamuka mpaka ugeze muri twa tujwi turi hejuru cyane. So ariko piano y'ingenzi ni ugusobanukirwa akangaka. Dufite amanota 7 y'umweru tukajyana amanota 5 y'umukara. Ubwo rero aya manota bayita sharp cyangwa flat bitewe, no kuvuga ngo uvuye kuri do uzamuka iya bari sharp ya do, uvuye kuri re umanuka iya bari flat. No kuvuga ngo iyi note wahita C sharp cyangwa
D flat bitewe n'icyo ushaka n'icyo uri ushaka kuvuga, niba uri kumanuka cyangwa uri kuzamuka. No kuvuga sharp ni ukuzamuka, flat ni ukumanuka. Ikindi kuba mvuze C ni ukuvuga ngo aya manota afite amazina abiri, yakwita do cyangwa ikitwa C, yakwitwa re cyangwa ikitwa D, yakwitwa mi cyangwa ikitwa I, gutyo gutyo gutyo. Wenda hano hari akandi gatablo mfite, wenda muri bubone, reka nka zooming neza noneho murebe nk'aha ngaho ukuntu bakoresheje. Hano wenda nubwo bitari kugaragara neza, murabona hano ni C, D, E, F, G gutya, ariko hano ni nk'ari do, re, mi, fa, sol. Urikumva ni bimwe nshaka kubereka ko nyine ni ibintu bimwe, nuko ubivuga bitewe n'icyo ushaka kugaragaza. Ni ukuvuga ngo ni urugero, kenshi cyane tuvuga C, D, E, F, G. Hano tukavuga ngo C, D, E, F, G, A, B. Dushaka kuvuga amaki inshuro nyinshi niho dukoresha izo ngezo. Ariko iyo uri nko muri C wenda ari ki, aya manota ahita ahindura amazina akaba do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Aho ngaho sindishaka kwatinda kubera ko ibyo ngibyo wenda ni mubishaka muzatubwira, mbivuge neza biruseho, mbihere muza. Ariko nababwiye nshaka kugira ngo mbanze mbasobanure ibintu by'ibanze. Ibintu by'ibanze ni dufite amanota 7, tukagira n'aya 5. Aya 5 ubwo twayongeraho, ubwo amanota yose saba 12. Amanota y'ingenzi dufite mu muziki ni amanota 12. Harimo ayo ngayo n'amaflat yayo cyangwa amashapu yayo. Ayo ngayo yibanza 7 n'ayo maflat cyangwa amashapu. Ayo ngayo rero niyo dukoresha A1, akazavamo ibindi bihumbi n'ibihumbi by'amanota, ariko naya ngaya yibanze kabisa. Fata ko haba amanota 12 y'umuziki y'ingenzi. Ibindi byose biterwa n'ukuntu wayacuritse, ukayacurukura, ukagira gute, hakagenda havamo ibindi, ariko ibingibi nibyo bintu by'ibanze. Nizere ko wabyumvise. Dufite amanota 12 y'ingenzi mu muziki, ariko ayibanze n'ayahe? Nari 7, ari ayanda 5. Na niki ni kuzamuka kwayo ubyita sharp cyangwa kumanuka ukabyita flat, akiyongeraho gutyo. So noneho sasa tumaze kumenya ko dufite ayo manota 7 yibanze, ariyo do, re, mi, fa, sol, la, ti. Ushobora no kwita C, D, E, F, G, A, B. Urikumva ni nkuko mba nitwa Ganza Michel, ariko ubundi nkaba mfite Ganza, nkaba mfite na Michel. Byose wabikoresha bitewe nkuko bavuga ngo rimwe ni izina rya Gikristo, irindi ni izina kavukire, sinzi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo wanyita bitewe nuko ubishaka, atari nkuko ubishaka, bitewe n'impamvu y'iryo zina. So iryo zina rero yitwa do bitewe n'icyo iri gukora mu muziki, bikitwa C bitewe n'inshingano zayo iri gukora. Ibyo ngibyo wenda nabyo ni mubyifuza tuzabijyamo imuze, ariko muzambwire mbikoraho byonyine. So tumaze kumenya ko dufite amanota 7 y'ingenzi n'andi 5 yiyongeraho, kuzamukaho no kumanukaho igice cy'inota, bikaba sharp cyangwa flat. Rero iyo umaze kumenya aya manota y'ibanze, ikindi kintu uba ugomba kumenya ni iki? Ni ritme. Ni ukuvuga ngo ufite amanota, ufite na ritme. Buriya melody cyangwa se harmony, wenda harmony ni kuri amajwi aba ari menshi ari kumwe, melody niyo uri kuririmba kuriya uri umwe wenyine. Noneho reka mvuge ngo akenshi uri gukoresha amanote ariya turi kuvuga, ariko ayo manote akaba afite umujyo runaka cyangwa se ritme runaka, ariko mu Kinyarwanda mfe kubyita umujyo, uko ayo manota agenda avuga mu gihe. Ubwo iyo turi kuvuga igihe, fata nka kuri ubara amasegonda ukavuga ngo 1, 2, 3, 4, 5. Icyo ngicyo ni igihe. Reka tubyite igihe, ko no mu Cyongereza babyita timing. Ndi kugerageza kubishyira mu Kinyarwanda kugira ngo mubyumve. So ayo manota uburyo agenda ariko bouncing cyangwa se agenda akina muri icyo gihe, akora utwo turitme dutandukanye, nibyo bigenda birema melody. Noneho iyo abaye abantu 2 cyangwa se 3, 4 bari kuririmba izo melody zitandukanye mu gihe runaka, bose bari kubounceingamo,
birema icyo twita harmony. Noneho rero niba wamaze kumenya amanota dufite, noneho ukamenya n'icyo gihe uburyo bibarwa, ukabara utwo turitme, nibyo bigufasha gusobanukirwa uburyo ushobora kwandika umuziki. Ni ukuvuga ngo umuziki ushingiye ku ibyo ibintu by'ibanze, ni gutyo ayo manota n'ayo maritme ayo manota akoresha, nibyo bintu by'ibanze. Ibindi ni imfunguzo uririmbiramo, cyangwa se tuno tuntu two guceceka, ngo hano nacecetse, hano ndi kuririmba. Ikindi ni izi mfunguzo, ngo ndi mu rufunguzo rwo hasi rwa base, cyangwa se ndi mu rufunguzo rwo hejuru, kumva aho bandika amasoprano, alto na tenor, ndakeka. Utundi tuntu ni gutya aya manota agenda agiramo akantu k'ubutinde, wenda ni urugero akitiza nk'agace, ariko kano kadomo muri kureba, kindi kintu n'utu tuntu mbese tundi. Ariko ibintu by'ingenzi nakubwira ngo ni ibyo ngibyo, ni uburyo ayo manota abakina muri izo ritme, nibyo biduha kumva umuziki ukuntu tuba turi kuwumva. So rero dufite ibihe bitandukanye hano. Iyi bayita quarter note, niko bayita. Ahangaha tuyivuza gutya rimwe gusa, ngo rimwe ni nka gutyo ibara rimwe bikarangira. Iyi ngiyi twita half note, inota. Noneho reka tubyite inota ry'igice se, wenda reka tubare gutyo, ariko tuvuze igice ntabwo byaba bisobanutse. Nibi yari rimwe, okay, reka tuvuge ko iyi, reka tuyite ngo ni kabiri. Ni izi ngizi ebyiri nizo ziremingi, ariko niba iyi tuyivuza gutya, iyi yindi kurikira tuyivuza ngo rimwe kabiri. Nizere ko ubibonye. So ni ukuvuga ngo niba iyi ngiyi yindi, ubwo nayo irimo zino ebyiri, ubwo iyi ngiyi ni ukuvuza iyi nshuro enye, mbese rimwe, kabiri, gatatu, kane. Ubwo iyi ngiyi ni izi ngizi enye, ariko ntago ubwo icyo gihe ni turi gukoresha izi ngizi turi kubariye. Ariko iyi yari yonyine ukora ngo rimwe, kabiri, gatatu, kane. Ariko iyo ushaka gukoresha zino ngo ukore iyi ngiyi kane, ukora rimwe, kabiri, gatatu, kane. Cyangwa se iyo ushaka gukoresha iyi ngiyi kugira ngo ubare iyi ngiyi, ukora rimwe, kabiri, gatatu, kane. Wabyumvise? So noneho utungutu batwita 8th note. Akangaka iyo utugize tubiri duhita tubara iyi ngiyi imwe. Ubwo ni ukuvuga ngo niba twakoraga rimwe, karako gahita kaba titi, utwo dutiti tubiri nitwo tudukora iyi ngiyi rimwe. Urumva ndavuza amashi ibe iyi ngiyi, ariko muri ayo mashi mvugemo utu tubiri, mbese bikaba titi. Nizere ko aho ngaho muri kubyumva. So ariko ndi kugerageza kwihuta kugira ngo mugire igitekerezo, noneho uko muzajya mugenda mumbaza niko nzajya ngenda mbasobanura biruseho. Okay, akangaka rero nutungutu utu tubiri tubara akangaka. Ni ukuvuga ngo ko ukuntu tukabara akangaka nayo yakitwa 16 note, cyeka muri kukabona. Oya, akangaka ni nk'akangaka nuko batwanditse ari tubiri, ako hari kano kandi kitwa 16 note. Ko nukuvuga ngo akangaka kari ni iyo twanditse ari tubiri duhita tungana n'akangaka. Nukuvuga ngo hariya niba twavuzaga rimwe tukuvuga ngo titi, nukuvuga ngo akangaka ugiye kugashyira muri iyi ngiyi bita biba tiri. Urukumva ko harimo utuntu tune twa tiri. Urakeye kuri kubyumva. So iyo umenye rero kubara utu tunota, ukamenya uburyo tubara, uhita ujya hano noneho bavuga ngo ni time signature, cyangwa se ibihe runaka uri gukoramo amabiti runaka. Nkuko nababwiye iyi ngiyi ibara kane, ni ukuvuga hano niba turi kuri kane, ni iyi ngiyi iri buvuge inshuro enye muri biti. Kuvuga ngo biti enye mu gihe. Igihe kimwe kigizwe na biti enye, mbese bar imwe, cyangwa se igihe kimwe kigizwe na biti enye, rimwe, kabiri, gatatu, kane. Iyi ngiyi navuga ko ariyo dukoresha cyane mu buzima busanzwe. Indirimbo nyinshi mukunda kumva ziba ziri kuri kane. Sinzi wenda
indirimbo wenda nagenda mbaza ingero ni nyinshi, ariko wenda tuzafata umwanya tugende mbumvisha indirimbo iri kuri 4 noneho tugende wenda tubibara mu byumve. Iyi ngiyi isobanuye ngo mu gihe runaka kuvuza ntuza eshatu, ariko izi eshatu zivuzwa n'ingi kwako akangaka niko kabara rimwe, ko nababwiye aka kabara rimwe muri 4 kuri 4 kabara rimwe. Ubwo nukuvuga hano bari kubwira uyu mubare wo hejuru, kukubwira inshuro uri buvuze uyu nguyu wo hasi, ukugaragariza ko ari akangaka kari kubara rimwe, uyu wo hasi nicyo kugaragariza. Iyo handitse gutya 8 hasi bahita bakwereka ko ari 8, iyi urabona ko ari 8, akangaka ariko kari kubara rimwe hano. Ni gutyo bimeze. Ubwo rero ikane n'ujye ubibona hasi ujye umenya ko ari akangaka kari kubara rimwe, noneho hejuru ugahita ukavuza inshuro 3. Hano niko kari kubara rimwe, hano ni inshuro iri ukavuza. Ubwo nukuvuga hano urakavuza inshuro 4 ariko niko kari kubara rimwe, hano urakavuza inshuro 3 ariko niko kari kubara rimwe, hano urakavuza inshuro 2 ariko niko kari kubara rimwe. Hano bivuze ko akangaka ariko kari kubara rimwe, hano kuri kubona ni 8 nyine kari kubara rimwe, ariko urakavuza inshuro zingahe 6. Ni gutyo. Ibi nibyo bihe by'ibanze navuga ngo dukunda gukoresha cyane. Wenda navuga ngo inyuma yo kumenya ibi ngibi, ukamenya ibi bintu ukuntu bibarwa, ukamenya nare amanota mu mutwe uko ari 7, nari ya wenda yanda 5 twavuze yiyongeraho bikaba 12 ukayamenya. Icyo gihe rero niyo uba ushobora kuririmba ukayaririmba muri kino gihe. Wenda ukaririmba ngo wenda tufate ni 4 kuri 4, ubwo tuyaririmba do inshuro 4 biri bube ngo do ndakeka uri kubyumva. Hano niba ari 3 kuri 4 ubwo bisobanura ngo uririmba ngo do sibyo bikaba 3. Hano niba ari 2 ubwo ni do ubwo uri kubyumva gutyo. Hano niba ari 6 ku 8 ubwo ni twa tundi turi kubara 8, ariko two turihuta ntago bari ngo 1 2 3. Hoya two tubana kubwiye ko muri rimwe haba harimo uturiya 2 titi. Ubwo noneho ukatuvuza ari 6. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2. ubwo nukuvuga ngo kutuvuza inshuro 6. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tukaba ari 6. So nizere ko ubwo murabyumvisha 6 ku 8 4 kuri 4. Ibyo rero iyo umaze kubimenya indirimbo yawe rero ugenda ubara ati inota ryanjye riri kuririmba kangahe inshuro zingahe muri kano kantu, ukagenda ubyandika. Wenda rimwe nzagenda mbereka hano kuri screen neza ukuntu ugenda wandika, ukuntu ugenda ubyandika mu buryo butandukanye, ariko nashaka kubereka ibintu by'ibanze cyane mu muziki dukoresha. Nta bindi, ni aya manota 12 harimo aya 7 y'ibanze, tugakoresha n'aya maritme mu gihe runaka turimo. Noneho wenda ugashyiramo urufunguzo iyo ushaka kubyandika ku mpapuro, n'utu tuntu tw'ahantu ngo nacecetse hano cyangwa se hano iyi flat nibyo nababwiye, cyangwa se naririmbye igice hagati y'ingini, naririmbye ahangaha cyangwa flat sharp, ibintu nk'ibyo, cyangwa se hano ndasubiramo. Ibyo ngibyo ni ibintu by'ibanze cyane dukoresha mu kwandika umuziki. Wenda tuzagenda bitewe n'ibibazo mwambajije nzagenda mbasobanurira cyane bitewe n'ibibazo, ariko nashaka kubereka ishusho. Ibi bintu ntago bigoranye, ni ibintu byoroshye, ni ibintu byo kumenya amanota gusa. Wamara kuyamenya ukamenya ya maritme n'iki n'ibi bihe birimo, kwa ko noneho ku muntu usanzwe uririmba unabyize bihita bikorohera, uhita ubisobanukirwa cyane, ukamenya aho wacecetse, ukamenya aho waririmbye sharp cyangwa flat. Warangiza
ibintu nk'ibyo ngibyo ubundi ugahita ubyandika ku rupapuro bigahita birangira. Si ibyo ngibyo wenda ndakeka abantu bavuga ati wabyoroheje cyane, ndabyumva iyo ari bwo bwa mbere ubyumvise uba wumva bigoranye, ariko ntago bigoranye cyane. Ni ibintu bisaba just kubimemoriza, warangiza ugahita utangira kubikora. Simpamya ko ndakeka ko wenda twebwe ku ishuri twaratindaga cyane kwa ko waba ufite imyaka myinshi yo kwiga, ariko ngenzi abantu nagiye mbyereka nkabibigisha, kandi none abana batoya nagiye nigisha abana batoya umuziki nko gucuranga piano, ugasanga ndamwigishije bitarenze ukwezi kumwe ugasanga umwana azi aya manota mu mutwe, azi biriya bihe mu mutwe, azi ngo ndi gucurangira muri 4x4 cyangwa ndi gucurangira muri runo rufunguzo rw'indirimbo, cyangwa namwereka ngo iyi nota bayita gute agahita ambwira ngo iyo ngiyo yitwa fa, ese iyo bibaye ki yitwa gute, ngo yitwa F. Urikumva mu kwezi kumwe konyine ewan ugasanga umuntu arabizi, ugabona nkamubwira nti icara hano unyandikire aka kantu uri kuririmba, niba ari Frere Jacques do me vu do. Urukumva na akantu ako nakaritime gasanzwe k'abana koroshye, ako biroroshye kabisa, ahita kandi kavuba byihuse. Rero nizere ko bino bintu byibanze mberetse bibafashije kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Wenda iyi video uzajya ugenda uyireba cyane, ureba utu tuntu dutandukanye. Nugira ikibazo nukumbwira ukambaza, natwe turi hano kugira ngo tugufashe kubisobanukirwa, tugufashe ko tuzagenda dukora ama video cyane, namwe mutubaza ibibazo dukomeza kubigarukamo, niko muzagenda murushaho. Kubera ko papasi yanjye ni yo kugira ngo ibi bintu kugira ngo mubimenye byo kwandika umuziki ku manota, nuko birafasha cyane, birafasha nkuko nababwiye umukontable yandika gahunda ze, ejo yaza akareba akibuka ibyo yarari gukora. Nibi ngibi niko bimeze. Ushobora kuba wicariye ahantu ufite ikaramu na bike ugatekereza ka melody ugahita ukandika mu manota ewan, warangiza ukabibika. Ikindi bigufasha no kubika dokima z'ibintu byawe, kumva ku buryo n'umuntu uzaza kera warapfuye ashobora kutumva audio cyangwa iki, ariko akabona nk'indirimbo zawe mu gitabo runaka agahita zicuranga. Kubera ko ntawamenya uko ibintu byagenda, ariko ubwo nshaka kugufasha kugira ngo usobanukirwe ko bino bintu ari ibintu by'ingenzi cyane ku muntu w'umuhanzi, bimufasha kwandika ibintu bye ku rupapuro neza, atari kwandika amagambo y'indirimbo gusa ngo umuntu nasoma. Wenda na lyrics ni nziza, ariko ni kuvuga ne umuntu atari ukuvuga ngo arasoma lyrics gusa ntamenye melody kuri kugenda, ahubwo akamenya gusobanukirwa ngo ese iyi ndirimbo no kuririmba bari kuyiririmba gute. Wenda iyi system yo kwandika gutya indirimbo muri ubu buryo nitumara kuyimenya no kuyiga, wenda nzi ko hari n'abandi babona indirimbo z'ibitabu, wenda hari uburyo bundi yanditswemo, indirimbo zanditswemo, nabwo ababyifuza muze kutwandikira muri comment ewan, mutubwiye indirimbo mushaka nayo tuzagende tubasobanura utwo tuntu ukuntu twanditse n'icyo dusobanuye, n'uburyo ziriya ndirimbo zo mu gitabo nyinshi umuntu abatazi, uburyo wagenda umenya uburyo ziririmbwa ugendeye kuri buriya buryo bazanditsemo hejuru. Nizera ko bino bizadufasha twese gukurira hamwe, bizadufasha twese gutera imbere, tugakomeza gukora. Ibaze ko basogokuruza bacu ziriya ndirimbo zo mu bitabo bagiye bazandika kuriya mu manota nka kuriya, ariko twebwe tukaba dusigaye twandika amagambo gusa. Kandi reba ziriya ndirimbo imyaka tumaze tuziririmba, ibaze ko nawe wakora igitabo nka kiriya ewan ukagipublishinga, kikazasigara kigurishwa, abantu baririmba indirimbo zawe zo kuramya Imana no kwihimbaza, bavuga ati iki gitabo cyanditswe na runaka, izi ndirimbo ewan, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nizere ko rero ibi birabatera courage yo gukomeza kwiga cyane, no gukomeza gutera imbere muri uyu murimo, kandi no gukomeza gufashanya, twigishanya, dusobanurana kugira ngo dukore uyu murimo wacu neza noneho biruseho.
murakoze cyane, nishimiye kubana namwe. Ubwo ngubwo reka mvuge ni naho ubutaha nzagaruka n'ubundi ndi gusobanura ibintu wenda muri detail noneho biruseho bitewe n'ibibazo mwambajije. Murakoze cyane rero kubana natwe muri tutorial y'uyu munsi. Nageragezaga kwihuta mbereka fondation cyangwa se ibyibanze byagufasha gukora navuga ngo partie iri scientifique y'umuziki mu bijyanye no kwandika umuziki ku rupapuro, ukamenya amanota waririmbye, ukamenya urufunguzo urimo, ukamenya navuga ngo melody yawe kwitembera mu gihe, ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Nizere ko rero bino byabafashije cyane, kandi muri ukomeze kumbaza ibibazo nkagenda wenda njya utuntu tukagenda tujya en detail mbereka buri kantu kose bitewe n'ibibazo mwambajije, nkagenda mbafasha. Rero reka dusenge twiragiza Imana n'ubundi mbasabira umugisha kuba mwakomeje kubana natwe kuri YouTube channel, kugira ngo noneho twe dutandukanye, noneho abantu bajye mu mirimo yabo itandukanye, cyangwa se kuryama niba ari nijoro, cyangwa se izindi gahunda abantu bashaka gukora, kandi mbashimira cyane nti Imana ibaho umugisha. Nyagasani Imana rero tugushimiye uyu munsi kubw'impuhwe zawe n'imbabazi zawe wakomeje kutugirira, kuba ukomeje kudutiza umwuka w'abazima kugira ngo dukomeze tube tukiriho aya magingo. Mu by'ukuri nuko ufite umugambi ku buzima bwacu, nuko hari icyo twifuzaho, kandi Nyagasani Imana turi tayari kumva ijwi ryawe, turi tayari kumva icyo ushaka ko dukora muri uyu murimo waturagije, kandi twizera ko uzakomeza kubana natwe muri bino bikorwa turi gukora, kugira ngo twese tugende dufatikanya gukura, yaba mu kuri nk'uko bivuga no mu mwuka, kugira ngo tubashe kuramya neza mu kuri no mu mwuka. Urakoze rero bano bantu basabiye umugisha, kugira ngo ukomeze ubaho umugisha mu mirimo yabo ya buri munsi, cyangwa se ukomeze ubarinde aho bari hose Nyagasani Imana, kandi ukomeze ubahe ihishurirwa ryawe ry'icyo ukomeza kumva ushaka ko bakora. Urakoze rero cyane Imana, mu izina rya Yesu, amen.